So welcome again. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku kibazo cya channel history cyangwa se advanced feature. Ku bantu mwafunguye YouTube channel ndetse mukaba mufite channel zikaba zarujuje ibisabwa ariko ntimube monetize kubera ikibazo cy'uko channel history zitafungutse. Mwese muze hano tubirebere hamwe. So gusa mbere yuko tugera ku ibyo ngibyo dufite amasomo twabateguriye mu byiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere reka dutangirane n'umu content creators cyangwa se umuntu ushaka gufungura YouTube channel uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda. Mwese nimuze dutangirane duhere kuri step ya mbere paka tugeze kuri advanced feature. So mbere na mbere rero icyo usabwa ni email. Email usabwa ntabwo ari email ibonetse yose. Email usabwa ugomba kuba byibuze warayifunguye ukoresheje personal data z'umuntu urengeje imyaka 18. Nufungura email iri munsi y'imyaka 18 icyo gihe nubwo uzaba successful ukageza watch time mu masaha 4,000 nk'uko ari yasabwa ukageza n'abasaba 1,000 ntabwo icyo gihe uzaba monetize bitewe nuko uzaba uri under 18 years. Icyo kintu ndagira ngo mucyumve neza abantu muhura n'izo mbogamizi nabyo nibizongera. So mbere yuko dukomeza rero ndagira ngo wowe ukande subscribe, then nyuma yo gukanda subscribe ukore like, nyuma ya like ukore share kuri iki kiganiro kugira ngo kigere ku nshuti zawe. So first of all reka dutangirane n'umuntu ugiye gufungura channel. Nyuma yuko ufunguye email rero iyo email urayifungura unyuze kuri Gmail account. Nyuma yo kunyura kuri Gmail account ugafungura iyo email ukayifungura mu mazina cyangwa se muri detail z'umuntu urengeje imyaka 18. Hakurikiraho iki? Harakurikiraho uburyo bwo kunyura kuri application nka Chrome cyangwa se Firefox. Nyuma yo kunyura kuri Chrome tugiye kubibereka hano ku ruhande. Nyuma yo kunyura kuri Chrome urasabwa kwandikamo channel dashboard. Urasearching ijambo channel dashboard. Nyuma yo gusearching ijambo channel dashboard haraza gukurikiraho iki? Gukora kuri link ya mbere uri buze kubona yanditseho channel dashboard. Kimara kuyikoraho baraza kukwereka ngo switch to account cyangwa se ngo return to YouTube studio. Akandi kantu twibagiye kubabwira usabwa no kubanza kudownloadinga application yitwa YouTube studio. Nyuma yo kudownloadinga iyo application yitwa YouTube studio rero ugakora ibyo byo kujya kuri channel dashboard uri buze gukurikiza iki? Step irakurikiraho ni step yo kugira ngo ucreating channel. Wamaze gucreatinga email hasigaye gucreatinga channel. So uraza kujya aho ngaho kuri channel dashboard. Nyuma yo kuhakora bakwereke email zawe. Email ziba ziri muri phone cyangwa se computer urazibona kuri column ibiri ku ruhande iburyo bwa telefone yawe cyangwa se bwa computer yawe. So nyuma y'ibyo ngibyo rero uraza guhitamo iyo email wafunguye iri above 18 years. Nyuma yo kuyikoraho baraza kukwereka ngo create channel. Ahantu urabona handitse ijambo create channel uri buze kuhakirika. Then nyuma yo kuhakirika bari buze kukwereka ngo channel handle cyangwa se ubwo handle channel ubwo ari yo username ndetse n'izina rya channel. Ibyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari aho uri buze kuzuza channel handle ahandi wuzuzeho iki? Izina rya channel. Urugero hano kuri YouTube channel yacu izina rya channel ni Gadgets Zone TV ariko channel handle ni Official Gadgets Zone. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Channel handle yandikwa muri small letter kenshi ariko nubwo wakoresha capital letter nta kibazo, gusa no spacing, nta mwanya ujya hagati y'amagambo wandika cyangwa se izina ushaka kwandika. Ariko kuri channel name ho byandika uko ushaka wa spacinga, ibyo nta kibazo. So icyo ngicyo rero ni ikintu cya mbere. Usoje kwandika izina rya channel munsi wanditse channel handle cyangwa se ya link. Igihe ukopiye link iyo link izana na channel handle. So ubwo ngubwo nyuma y'ibyo ngibyo harakurikiraho iki rero? So nyuma y'ibyo ngibyo rero reka dukomeze. Aho ngaho uzahita ukora save, then ubwo icyo kibe cyarangiye channel ube wasoje kugira iki? Kuyifungura. Hakurikiyeho iki rero? Hakurikiyeho icyo bita croquetinga cyangwa se kuregisteringa channel yawe mu bihugu byemerewe monetize.
ku muntu uri mu Rwanda ntabwo twe twemerewe kumonetiza channel zacu, ariko dore uburyo wabigenza kugira ngo channel yawe ibe monetize kandi uri mu Rwanda. Wabigenza ute rero? Icyo usabwa, urajya nyuma y'uko usoje gukora save channel yawe, manuka hasi kuri setting. Hari akantu kari hasi hano ahantu uri kubona akantu k'akaziga ni aka setting, ugakoreho. Then nyuma yo kugakoraho barazuguhita bakwereka amakuru yose y'ingenzi ari necessary kuri channel, ari gushira za tags. Nyuma yo gushiraho tags ugakurikizaho iki, ibintu byo ku verifying. Ibyo ngibyo tuzabibabwira mu kindi kiganiro, nibyo bita verifying ndetse na two step verification, kuko nabyo biri mu bintu bikenewe kugira ngo channel yawe ibe monetize. So numara kujya aho ngaho kuri setting rero, ikintu uzakurikizaho tugiye kureba uburyo turalocatinga channel yacu mu bihugu bihemba byemerewe ubw'iki monetize. So sasa rero nyuma yo gukora kuri aka kantu ka setting, urabona ahantu handitse channel. Aha hambere handitse channel. Aha hambere handitse channel, urabona hirya ugiye guhita ukoraho. Then nyuma yo gukoraho ibi bihugu byose ubonye, manuka ku gihugu uhitemo United States. Wahitamo igihugu ushaka, ariko ukuyemo nko Burundi, u Rwanda n'ibindi bihugu. Hariho ibihugu bitemerewe kuba byamonetiza channel ziregistarinze n'iz'abantu bari mu ibyo bihugu. So rero hitamo United States cyangwa se United Kingdom. Ibihugu byose biremerewe, ariko byaba byiza uhisemo United States, ubwo ni US America. So nyuma y'ibyo ngibyo rero, ubwo umaze kuregistaringa channel yawe nk'umuntu uri muri United States. Nyuma yo kuregistaringa channel yawe nk'umuntu uri muri United States, hakurikiyeho iki rero? Tugiye gukurikizaho icyitwa tags. But tags zigufasha iki? Tags zigufasha mu kintu cyitwa SEO. Nimvuga SEO wumve search engine optimization. Iyo search engine optimization rero ikintu gufasha ni ukugira ngo igihe ugiye uploadinze ibintu, abantu nibajya kugusacinga bahite bakubona mbere y'abandi. Icyo ni ikintu uba ugomba understandinga neza. Iyo wamaze kumenya icyitwa search engine optimization n'uburyo bwo uploadinga video buba buki, ikintu cya mbere ugomba kwibandaho ni icyo ngicyo, search engine optimization. Ukamenya abagusacinga se ni ibice abantu bakunda gusacinga, ku buryo ninkora ibintu ibi nibi barahita bambona mu bambere. So rero ubwo mbere yuko twuzuza aho hantu ha tags cyangwa se keyword, urasabwa kubanza kumenya niche. Niche ni iki rero? Niche ni uguhitamo icyiciro uroketingamo channel yawe. Urugero kuri channel yacu iyi ngiyi dukoreraho ibintu byitwa ibi bijyanye na channel, tugakoreraho n'izindi documentaries cyangwa se ibindi biganiro byose byagufasha. Ubwo twebwe channel yacu iri muri education, twayiroketinze muri niche ya education. So sasa rero urugero nko ku bantu bakora ibintu bya entertainment, ubwo roketinga channel yawe ugahitamo niche kari entertainment. Kandi mu gihe uri ku uploadinga video, kuko buri video wa uploadinze bakubaza niche iyo video irimo, bisaba ngo ujye ukorera muri niche imwe. Niba uyu munsi twa uploadinze ikiganiro kikaba kiri kuri education, n'ibindi biganiro tuza uploadinga dusabwa byibuze kubishira muri education kugira ngo algorithm cyangwa se community guidelines za YouTube tutazica. Kandi iyo wishe ibyo bya community guidelines za YouTube, niho hahera ibibazo bya kudafunguka kwa channel history cyangwa se advanced feature. So sasa rero ubwo nyuma y'ibyo ngibyo numara guhitamo niche, katugiye urugero wenda niba uhisemo education cyangwa se entertainment, kwaho kuri education bahita bakubazamo level, sibyo, cyangwa se category. Kuri category rero ya education, niba ushaka kujya ukora ibintu byigisha, niba ari ibintu byigisha, ubwo urahitamo wenda natwe tuba turi kubabwira ibi bintu bya documentaries ndetse n'ibi ngibi byagufasha uburyo wafungura YouTube channel. Uraza guhitamo ahantu kuri category, ahantu handitse ngo how to.
iyo how to ni kategori, yego dukora twese kuri education ariko dukora ibigize iki ibitandukanye. How to ubwo wenda urugero ushobora wenda how to create YouTube channel in Rwanda, urugero ibintu nk'ibyo nyine. Channel yawe kuri kategori uhitamo ikintu kijyanye n'ibyo wahisemo uzajya ukora. Then nyuma y'ibyo ngibyo hakurikiraho iki? So ubwo rero nyuma y'ibyo ngibyo niba tumaze guhitamo kategori ndetse na niche, tugiye gukurikizaho uburyo wakora tags. Ama tags abantu baba bakunda gusacinga. Channel yacu niba twayishize muri kategori ya how to, nitujya muri tags cyangwa se keyword, tugiye kwandikamo amagambo agomba kutarenga 500 byibuze. Iyo arenze 500 uba wishe algoritme ya YouTube. So sasa rero tugiye gutangirana urugero wenda kuri channel ikora kuri education. Mbere na mbere urabanza how to ushireho kama. Uburyo bwo gukora amatagi utandukanya amatags ukoresheje kama. Ubwo kama tubyitikira nakitso ndakeka. So sasa rero how to urabyanditse ukurikijeho kama, byaba byiza wenda indi tags ikurikiyeho ihisiba iya channel yawe. Niba channel yawe yitwa Gadget Zone TV, ubwo tags ya mbere ibaye how to. Kabiri urakurikiza izina rya channel Gadget Zone TV. Gatatu ugenda utandukanye ukoresheje iki kama. Gatatu wenda urashiraho education kubera twahisemo ko turajya dukora muri niche ya education. Kane naho bitewe n'ibintu uzajya ukoraho urakomeza gutyo until bigeze kuri keyword 500. Ntago ari necessary kuzuzuza. Ntago ari necessary kuzuzuza ibyo bintu mutabyitiranye. Kuzuzamo keyword cyangwa se amatags menshi adafite umumaro ntacyo bimaze. Byaro tugashiraho tags zitarenze 10 cyangwa se 20 ariko zikunda gusacingwa. Ku bintu ugiye gukora jya ubanza urebe icyo bita channel inspiration. Channel inspiration tuzabibasobanurira mu kindi kiganiro. So sasa rero nyuma yo kuhisemo izo tags, ndakeka ibintu byose biba bimaze kujya ku murongo. Ugiye kurebana n'izindi feature cyangwa se setting urahindura kuri channel yawe. So munyemerere rero tuzakomeza ubutaha tubahe izindi feature wakurikiza kugira ngo byibuze igihe uzaploading ikintu kuri channel yawe kizahite kigira byibuze search optimization nyinshi ku buryo kiguha views nyinshi, bikakongerera icyitwa watch time ndetse n'abasubscribers ku buryo uba monetize mu gihe kitarambiranye. Abantu benshi murabizi ko bagiye batangira channel bakamara imyaka igera mu 10, 7, 3 nta kizima barabona kuri channel, ndetse abenshi bagacika intege bakava kuri YouTube bakayisezera bitewe no kutabona amakuru ahagije. Bana natwe rero kugira ngo ibyo bintu bitazakubaho, kora subscribe, like iki kiganiro gisangiza abandi ba content creators kugira ngo dukomeze gufasha. So ubwo amasomo turebeye hamwe uyu munsi no gufungura email, gukora icyitwa channel, tugahitamo niche na category, then tugakora n'icyitwa tags. Nyuma y'ibyo ngibyo rero tuzababwira ibindi byose uburyo wabona watch time ukaba monetize mu gihe gito. Sawa rero murakoze, mugira ibihe byiza, turi kumwe, Imana ibarinde.